Turabasuje tunabaha ikaze mwe mwese abakunzi ba HD Global Media. Ni umurongo wa YouTube, ni umurongo w'uca amakuru agezweho, haba amakuru asanzwe ndetse n'amakuru ya siporo. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Dani Hambo, ndaza kuba mfatanyije kandi na Rukundo Rukuci. Amakuru yacu rero n'ubundi nk'ibisanzwe turahari hano mu Rwanda. Tubabwire ko mu karere ka Nyanza hari watawe muri yombi ukekwaho kuba yongeye kugaragaraho ingengabitekerezo nyamara kandi yari yarafungiwe n'ubundi kuba yarakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Naho kandi hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko muri Australia umubyeyi yibarutse umwana utaruwe. Byinshi turaza kuba tubisobanura kuri iyi nkuru. Naho kandi turaza kongera tubabwire ko ibuye byakekwaga ko rizagwa ku isi muri 2032 ubu ngubu ngo rishobora kugonga ukwezi. Byagaragajwe n'abashakashatsi, ukuji araza kuba dusobanuriraho byinshi kuri iyi nkuru. Ubwo rero n'andi makuru menshi tutabashije kuvuga aha ngaha mu ngingo z'ingenzi turaje tuyarambura nyuma y'akaruhuko gatoya. HD Global Media. Rukujireka amakuru yacu tuyahereye mu karere ka Nyanza, ubwo ni ayo mu Rwanda. Tubabwira ko umuturage wo mu karere ka Nyanza wigeze gufungirwa icyaha cya jenoside agafungurwa akurikiranyweho ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu muturage witwa Mugema utuye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi mu kagari ka Rurangiza mu mudugudu wa Nyarutovu. Abaturage batuye muri kano gace bavuze ko uyu muturage witwa Magema w'imyaka 57 y'amavuko ku itariki ya 7 Mata 2025 ku munsi wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bikekwa ko yavuze amagambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside. Ngo yahuye n'uwitwa Kubwimana w'imyaka 17 y'amavuko amubwira ko yamutema akamujugunya muri mwogo nk'uko yabikoze uwitwa Makabuza. Uyu ni uwishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abatuye muri kara gace kandi bavuze ko impamvu ikekwa ko yaba yaratumye Mugema abwira Kubwimana ari amagambo ari uko se wa Kubwimana warokotse jenoside yakorewe abatutsi ari we watanze amakuru ko Mugema yishe Makabuza muri jenoside yakorewe abatutsi akanabihanirwa. Mugema yafungiye icyo cyaha cyo gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kubwimana ntiyahise arega Mugema ahubwo babanje kumvikana, ndetse bikekwa ko Mugema yatse imbabazi yemera no gutanga 5,000 ariko nyuma aza kubivamo ntiyayatanga, ari nabwo Kubwimana tariki ya 11 Mata 2025 yagiye gutanga ikirego kuri RIB maze Mugema atabwa muri yombi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habinshuti Sibudiyo yavuze ko RIB yatangiye iperereza ngo hamenyekane ukuri kubivugwa. Ukekwaho icyaha afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyagisozi kugira ngo akurikiranwe. Gitifu Sibudiyo yasabye abaturage kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside kuko nta cyiza cyayo kandi ubikoze abihanirwa. Dani Hambo, reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Honorable Senateri Donatilla Mukabalisa, perezida w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PR, yasabye abanyarwanda gukomeza kubaka ubumwe n'umusingi w'iterambere no kwitandukanya n'amacakubiri yagejeje igihugu kuri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ibi yabigarutseho ku wa 13 Mata 2025 mu muhango wo kwibuka abari abayobozi n'abayoboke b'ishyaka PR bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Yagaragaje ko kubibuka ari ukubaha agaciro no kuzirikana ubutwari bwabaranze bashinga ishyaka PR, aho bangaga akarengane bashyirwaga mu bikorwa n'ubutegetsi bubi bwateguye jenoside. Senateri Mukabalisa yasabye abanyarwanda gukomeza kubaka ubumwe n'ubudaheranwa kuko ibyo u Rwanda rumaze kugeraho ari umusaruro w'ubufatanye. Yavuze ko abanyarwanda bagomba guhangana n'abagifite ingengabitekerezo ya jenoside bari hirya no hino, haba mu gihugu, mu karere ndetse no ku isi yose muri rusange. Senateri Mukabalisa yavuze ko u Rwanda rwahuye n'akaga ko gukolonizwa n'igihugu cy'Ububiligi cyaremye amoko mu Banyarwanda kigatera jenoside yakorewe abatutsi ndetse kikaba gikomeje guhemukira u Rwanda.
Reka n'ubundi dukomereze hanze y'u Rwanda tubabwire ko umubyeyi wo muri Australia yabyaye umwana abaganga bakoze isuzuma basanga atari uwe kuko bakoze ikosa ryo kumuterekamo igi ritari irye ubwo yakoreshaga ikoranabuhanga rya in vitro fertilization ngo abone urubyaro. Umuyobozi mukuru w'ikigo Monash IVF gicunga ibi bitaro biherereye mu mujyi wa Brisbane yatangaje ko ibi byagaragaye muri Gashyantare 2025 aho basanze hari igi ryasigaye mu bubiko bahita bamenya ko habayeho amakosa bagatera igi umuntu ritari rigenewe. Kinap yavuze ko ibyabaye ari amakosa ya muntu nubwo hasanzwe hari amabwiriza yashyizweho agenga laboratoire, ndetse yavuze ko ikibazo bakigejeje mu nzego za leta. Ntabwo ari ubwa mbere muri ibi bitaro habaye amakosa nk'aya kuko umwaka ushize abarenga 700 babijyanye mu nkiko babishinja kwangiza intanga zashoboraga kuvamo abana. Iyi sosiyete yemeye kwishyura indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 35 z'amadolari. Amakosa yo guha umuntu igi ritari irye ntabwo akunze kuboneka cyane ariko yagiye abaho no mu bindi bihugu birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza na Israel. Dani Hambo reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko abashakashatsi batangaje ko ikibuye cyashoboraga kugwa ku isi mu mwaka 2032 kitakihaguye ahubwo gishobora kuzagwa ku kwezi muri uwo mwaka. Itsinda ry'abahanga mu bumenyi bw'ikirere risanzwe rikurikirana ibyibuye ryiswe 2024 YR4 rikorera muri Chili ryifashishije ikoranabuhanga rya Gemini bagerageza kureba uko rimeze, basanga rireshya na metero 60 z'umurambararo ndetse rihindukira ku muvuduko uri hejuru kuko buri minota 20 riba rirangije iki gikorwa. Muri Gashyantare uyu mwaka nibwo abashakashatsi bari bavuze ko iri buye rigenda ryitarura isi. Bruce Borin ukuriye itsinda ry'abashakashatsi muri ULK Scientific yavuze ko ibyo babonye byabatunguye. Ubundi kuva muri 2024 YR4 yabonekaga yari ifite ishusho y'ikirayi. Iri buye riherereye hagati y'umubumbe wa Jupiter ndetse na Mars. Mu ntangiriro za 2025 NASA n'ikigo cy'Uburayi kigenzura isanzure byavugaga ko hari ibyago bya 3% kwiribuye rizagwa ku isi mu mwaka 2032 nyine, ariko ubu bemeza ko hari ibyago bya 3.8% by'uko rishobora kuzagunga ukwezi muri uwo mwaka. NASA yatangaje ko nubwo byaba iribuye rikagonga ukwezi ntacyo rizangiza. HD Global Media. Rukujireka y'uyu munsi tuyashyireho umusozo ahangaha maze ubundi turarikira andi makuru aza kubagezwa aca kuri uyu murongo, haba amakuru y'imikino ndetse n'andi makuru yose tuba tubona yuko agezweho koko. Ubwo rero Rukuji, shimira abari baduteze amatwi. Dani Hambo, ubwo reka dushimire abakunzi ba HD Global Media badahwema kubana natwe umunsi ku wundi, ubwo tubifurize kugomeza kubana natwe ibyiza byo tugomeje kubahishira cyane. Ariko hagati aho ngaho aba bahageze bwa mbere bo bibuke no gukora subscribe kugira ngo baduhe inkunga yabo. Ubundi yo niyo nkunga baduha, nta kindi akandi kazi gasigaye akaba ari akacu cyane. Hagati aho hari abantu b'inkoramutima duhora tubana igihe cyose, harimo nk'uwitwa ni Samuel, harimo uwitwa Samuel kabisa akurikira amakuru yacu yose dushyizeho agatanga n'ibitekerezo. Hakamo uwitwa Kubwimana Ndahimana Emmanuel n'abandi bakeya kabisa tugenda tubona, Bandekezi Merani n'abandi. Ubwo rero abo bantu ni ingenzi cyane, mujye mukomeza kuduha ibitekerezo byanyu bari nyamibwa, ubwo twebwe twongere dusubire. Sawa ubwo ibihe byiza Dani Hambo.